Logan na Pauline bamaze imyaka 5 yose bakundana. Uyu munsi rero nka couple nyine maze igihe kinini ikundanye, baba biyemeje ko bari busohokane maze bagaserebura iyi myaka 5 yose bamaranye. Bagira rero muri resto ahantu rwose hahenze baba bahisemo, dore ko nyine uyu musore aba ari umukire cyane bafite amafaranga menshi. Bakimara rero kwicara batangiye nyine gutanga komande, gusa muri ako kanya telefone ya Logan yahise isona. Yaritabye maze ahita avuga ati mukuru wanjye umeze neza se? Ati we ntumbwire ko uwo musore muri kumwe kubera ko afite amafaranga menshi yaranyambuye rwose. Ubu rero ndakeka ko rwose aricyo gihe cyiza cyo kuba namwishyuza. Umva mu minota mike cyane ishoboka ndaba mbagezeho kuko agomba kumpa amafaranga yanjye. Yavuye kuri telefone. Naho rero Pauline ati uragiye se? Naho rero Logan ati yego, uyu muntu tuvuganye afitiye amafaranga menshi gusa rwose nahita ngaruka. Pauline ati mbabarira n'ukuri ntabwo ibyo bintu wabinkora, urabizi ko uyu munsi wari umunsi wacu, twiyemeje nyine kuza gufata amafunguro hanyuma ukaza kunjyana gushopinga. Ndumva rero rwose udakwiye kubihindura gutyo gusa. Logan ati ariko urabizi ko ibyo bintu turi kuvuga ari amafaranga. Njyewe rwose iyo turi kuvuga amafaranga buriya mba narangije guta ubwenge kera, nta kubeshya sinabasha kwicara, ahubwo nyine wowe komeza utange komande nta kibazo, hanyuma rwose ibyo bufate byose ndabyishyura, ntugire ikibazo kandi sintinda gushopinga naho ndakujyana nta kibazo. Logan rero yahise asohoka, naho Pauline asigara yicaye ariko bitekerezaho, gusa nyine yatsa ako kunywa dore ko amafunguro yatari kuyabasha. Mu kanya gato rero yahamagaye nyine Logan ati none se ugezehe mukunzi? Undi nawe ati humura rwose mu kanya gato ndaba nkugezeho. Pauline rero yabonye rwose amaze gutinda cyane, abona ameze nkaho yarambiwe. Yarahagurutse rero arasohoka, yaramuhamagaye ati nibura se ugezehe kugira ngo nibura tujye gushopinga. Yakomeje rero kumubwira ko agiye kumugeraho, ariko byageze aho Pauline yumva umujinya uramwishe maze yihamagarira tagisi kugira ngo abashe kwitahira. Ageze rero imbere gatoya yahise ahura nyine n'uyu musore, aribwo noneho yarari kuza. Uyu musore rwose yahise amubwira ati jya mu modoka tugende, wagira ngo nta cyari cyabaye. Nyamara yari yamubwiye yuko batakigiye gushopinga, bazajyayo undi munsi. Ibi bintu byababaje Pauline ukuntu umunsi we wose bisa nkaho rwose wapfuye. Ntabwo yari yasangiye n'umukunzi we nk'uko bari babiteganyije, ndetse rwose no kujya gushopinga yari yamwemereye nabyo yari yabihinduye. Byasaga nkaho uyu munsi umukunzi we rwose yamubihirije umunsi cyane. Rero Pauline yahise aca kuri iyi modoka nyine ahita yikomereza arigendera. Naho rero Logan yararebye abona uyu mukobwa wo kwinjira mu modoka, ahubwo yakomeje inyuma yayo yikomereza umuhanda. Yahise akata imodoka maze araza arongera ayimutambika imbere, aramubwira ati ariko se bite byawe wowe, kubera iki ibintu byose ubiremereza? Naho Pauline ati ibintu byose ndabiremereza niko uvuze, mbabarira umpa amahoro nigendere, kubera ko rwose nakuretse nyine njya muri gahunda zigufitiye umumaro, ubwo nanjye ndeka nyine nitahire kubera ko umunsi wanjye bamaze kuwangiza. N'ubundi rwose reba amasaha yose namaze ngutegereje, wagira ngo ntabwo rwose wari ufite gahunda. Logan rero nawe yahise atangira kurakara maze atangira kumubwira ati ariko ubundi igihe nagusabiye imbabazi kubera ko utari kumbabarira. Yahise amubwira ati ariko ubundi impamvu uri kunyigiraho ibyo byose harya ngo nukuri mwiza? Mbere tugitangira waritondaga, none rwose ndabona ubwitonze ntazi aho bwagiye. Ntabwo rero rwose wankangisha kuri mwiza kubera yuko rwose ngiye nta mwanya wo kugutaho mfite. Uzi n'ikindi se, ndagira ngo nkubwire ko ibyanjye nawe birangiye. Ndabona rwose utakiri n'umukobwa umbereye kuba namushyira mu rugo. Kano kanya Pauline yari yumiwe, yitegereje uyu musore ati hoya ntumbwire. Ati none se nyuma y'imyaka 5 tumaranye nibwo ubonye ko ntari umukobwa mwiza wo gushyira mu rugo? Logan ati ufate inzira yawe nanjye mfate yanjye, ibyanjye nawe birangiriye aha kandi rwose ntuzongere no kumpamagara. Naho rero Pauline ati hanyuma ntabwo ari wowe wantaye muri resto, ntabwo ari wowe wari wampaye gahunda zose ukazica, none ninjye mpindutse ikibazo? Logan rero yahise yinjirira mu modoka maze ahita afunga umuryango ahita yigendera. Yasize rwose uyu mukobwa ahagaze hano nyine. Ni nuko kandi ibyabo byarangiye. Pauline rero ntabwo yigeze abyumva kubera ko yabanje kugira ngo ni imikino. Yaratashye agera mu rugo maze atangira guhamagara uyu musore, ariko uyu musore yarafashe umwanzuro wa nyawo kuko rwose yanze kumwitaba, yamwohereza message ntayisubize.
Byageze aho rero yatinze cyane maze arongera amwohereza message amubwira ko ibyo yamubwiye yabitekerejeho atari ibintu rwose byamutunguye, ko ibye na Logan byarangiye. Pauline rero yatangiye kurira amarira aramwica, dore ko rwose mu bintu atatekerezaga ntabwo yatekerezaga ko uyu musore yamukora ibi bintu. Yarababaye biramurenga. Gusa nyine ikintu gitangaje ni uko nyuma y'ibyumweru 2 gusa yagiye kubonabona umusore bakundanaga yamaze rwose kwifiyansa n'undi mukobwa, bigaragara ko wagira ngo nta n'icyabaye, cyangwa se nyine wagira ngo ntiyigeze amenyana na Pauline. Pauline akibona ibi byo noneho agahinda karamwishe, yananiwe kwihangana, yibaza ukuntu umusore bakundanye imyaka 5 yose batandukanye hashira ibyumweru 2 gusa uyu musore akaba amaze kwifiyansa n'undi mukobwa. Ibi bintu byaramutangaje maze rwose atangira gutekereza ko atazongera gukunda ukundi, dore ko yatekereje ko abahungu bose ari abana babi ndetse rwose bose baba bagenzwa nyine no gutesha umuntu igihe. Pauline rero yaragiye aguma mu cyumba maze rwose ananirwa gusohoka. Naho rero umushuti we yaramubwiye ati ariko se reba iminsi yose umaze muri iki cyumba nta kintu na kimwe ukeneye gukora, uri muri telefone urareba amafoto gusa ya Logan, urayarebaho iki ko ibintu yagukoreye udakwiriye rwose no kumanura irija rimwe kubera we. Uriya musore yakinishije amarangamutima yawe, kandi ndakubwiza ukuri uri mwiza cyane ku buryo umugabo w'inzozi zawe azaza mugahura, kandi uyu mugabo noneho nimuhura ntabwo azaba ari wa wundi wigisha uko agukunda cyangwa wingingira kugukunda, kuko rwose urakunditse, uri umukobwa mwiza nta muntu n'umwe utakwifuza kugukunda. Hanyuma rero wibabazwa n'uriya wagiye rwose, buriya ntabwo yari uwawe kandi ibyo yagukoreye sinibaza impamvu kimutekerezaho unakimutaho umwanya wawe. Naho rero Pauline aterega ndamukunda, atereba nko muri iyi foto, ati uyu munsi nibwo yari yampaye iyi kanzu nari nambaye. Yari ari gukomeza kureba amafoto maze rwose akibuka ibihe byiza bagiranye. Nyamara ibintu uyu musore yari yamukoreye ntabwo byari ibintu rwose byo kuba yagira agahinda, kubera ko uyu musore byagaragaraga ko rwose atari umuntu uri siriyasi. Uyu mushuti wa Pauline rero yahise amubwira ati ibyo uvuga byose ugiye guhaguruka maze ujye muri dushe, kubera ko nutabikora ndagukurura hasi maze ngende nkwiyogereze. Pauline rero yanze kubyuka maze uyu mushuti afata umusego atangira kumukubita, aturi kunuka nabi, kandi mu by'ukuri ibintu byose wakoraga ntabwo wabikoreraga Logan. Utekereza se ko wogaga kubera Logan? Utekereza se ko wambaraga neza cyangwa ukimakiya kubera Logan? Ntabwo ariko bimeze. Mwamenyanye ukuze, n'abandi muzamenyana, kandi nyine uko mwamenyanye umeze niko ugomba gukomeza kumera nyuma y'uko mutandukanye. Yamuhagurukije ku ngufu rero maze aragenda ajya muri dushe. Niko kandi uyu mushuti we nawe yasigaye ari gutegura amafunguro maze ategura ameza. Mu kanya gato Pauline yaravuye gukaraba. Yaraje rero uyu mushuti we aramubwira ati ni karibu ku meza. Yari yicaye yitegereza amafunguro maze aramubwira ati ni ukuri ntabwo rwose nifuza gufata amafunguro. Uyu mushuti we yaramubwiye ati Pauline, nuramuka udafashe amafunguro ndakubwiza ukuri ndagufata mu ijosi rwose. Pauline ati numfata mu ijosi baragufunga. Naho rero uyu mushuti we ati hari ikibazo se? Ati nagenda n'ubundi nkajya kuba umuyobozi muri gereza, aho naba nyine mfungiye ni njye waba uyoboye. Uyu rero Pauline yiyumvise nyine ukuntu uyu mukobwa nta kintu ibintu byose bimubwiye, maze baramwenyuye ati wagenda ukaba umuyobozi? Ati ahubwo nawe bajya bakunigirayo. Bahise batangira kumera nyine nk'abari gutera story, ariko ubona nyine Pauline adahari neza rwose. Bamaze gufata amafunguro rero maze bahita bajya kwicarira muri salo aho bari kureba nyine filime. Gusa mu kanya gato uyu mushuti wa Pauline yarahindukiye maze amurebye mu maso asanga uyu mukobwa amarira yamurenze. Yese amubaza ati kubera iki uri kurira kandi uri kureba filime? Naho Pauline ati none se ntabwo ureba ko iriya filime iteye agahinda? Atubonye ukuntu uriya mukobwa amennye ikirahure. Uyu mushuti wese amubwira ati kumena ikirahure se ubwo ni ibintu byakuriza? Ni ibintu byakubabaza? Ko ndi kubona ngewe iriya filime nta kintu na kimwe kibabaje kirimo. Pauline ati nyine ntabwo bizi, ariko ngewe rwose ndi kumva iri kunkora ku mutima ukuntu. Uyu mushuti wese amubwira atuzi n'ikindi, ati filime ni iya 3 nshyizemo urira, none reka nkwereke, reka tureke kureba filime ziri romantique, ahubwo nyine twirebere filime ziteye ubwoba. Bityo nyine ndakeka kutari burire
uri kubona abantu bari gupfa, ndakeka ko noneho rwose bitari buze kuba biri kugukora ku mutima. Yajimije rero televiziyo maze yitegereje n'ubundi Pauline asanga rwose nta cyahindutse, n'ubundi aracyarira, ndetse aho yarebaga niho akireba, bishatse kuvuga ko atarizwaga na filime, ahubwo yari afite ibintu yari ari kwitekerereza mu mutima we. Uyu mukobwa rero yatangiye kumubwira ati ariko se Pauline, kubera iki koko uri kwicisha agahinda? Urareba ukabona Rugana akwiriye amarira yawe? Ntabwo ni ukuri ukwiriye kumuririra, kubera ko uriya musore ntabwo yigeze gukunda. Iyo aza kugukunda aba yarababajwe n'ukuntu nyine yagukatiye, nibura akanaguhamagara akakubaza uko umeze, ariko ntiyigeze abikora. Bishatse kuvuga ko n'ubundi yari yarabuze ahari ahantu yahera gukatira. Ibi ntabwo Pauline yabyumvaga. Yaramubwiraga ati reka kumwikuramo byarananiye, ndamukunda cyane, sinumva ahubwo ukuntu we yabashije kunyikuramo byoroshye. Mushuti we ati nyine ibyo nibyo nakubwiraga, tekereza nawe ukuntu wowe kumwikuramo byanze, ariko we akaba yarakwikuyemo mu masegonda kandi ntiyongere kugutekereza. Hashira iminsi rero, maze nyine Pauline agakomeza kwitekerezaho, gusa nawe yaje gusanga rwose yari yarayobye. Umunsi umwe yafashe umwanzuro ko agomba gutangira akiyitaho neza, ndetse agatangira kwikunda, agatangira kwikuramo uyu musore wari waramuhemukiye. Yabwiye rero ya nshuti ye ati ntakubeshye, ndi kwibaza ukuntu namaze imyaka 5 yose nkundana n'uriya musore, nkibaza aho narebaga, atari ku bundi buri ibitekerezo byanjye byari he? Uyu mushuti ati ntakubeshye rwose nanjye simbizi. Pauline ati cyakoze icyiza nuko rwose igihe kigeze ko niyakiriye, ndetse ubu ngubu namaze gutangira ubundi buzima butarimo Rogani, nta nubwo nzongera kumutekereza ukundi. Ndashaka nyine kuryoherwa n'ubuzima, ndashaka gushaka ibyishimo byanjye, ntabwo nzongera kureka ikintu icyo ari cyo cyose kimbabaza, kubera ko uriya musore yantesheje umwanya, ndetse rwose anakina n'amarangamutima yanjye, ariko nyine ntakwiriye ko nkomeza kubabara kubwe. Uyu mushuti we yaramubwiye ati ndishimye, ubundi n'ayo magambo nari nkeneye kumva, gusa hashize iminsi nyategereje, ariko nibura ubwo nyine ubashije gukanguka ndumva nishimye cyane. Pauline yahise amubwira ati ahubwo se wagira ngo nibyo gusa, ubu ngubu ngiye kujya mu kiruhuko, ndifuza nyine kujya mu mujyi maze nkafata igihe cyanjye nkaruhuka, nkitekerezaho neza, ndetse rwose nkiha keya, gusa azaba njye jyenyine. Uyu mushuti we rero yahise amubwira ati none se uzamara igihe kingana iki? Pauline ati nzamara ibyumweru 2, kuko ndateganya ko ari naho ngomba kuzafetera anniversaire yanjye. Umushuti we ati koko anniversaire yawe ntabwo tuzaba turi kumwe? Pauline tuzihangana, nzaba ndi jyenyine, ariko ntugire ikibazo nzaryoherwa, ahubwo njye nawe tuzafeta n'uyu mwaka utaha, noneho kandi tuzajya i Paris. Uyu mushuti ati i Paris wowe nanjye se? Ati ayo mafaranga se waba wayakuye he? Pauline ati ariko icyo mpfa nawe no kutajya wizera, uratekereza se kuva kino gihe kugeza icyo gihe kindi tutazaba twarakoze ibintu byinshi? Humura rwose amafaranga azaba yarabonetse. Umunsi wo kugenda rero warageze. Pauline yari yiteguye, yafashe urugendo maze yerekeza kuri hoteli yari yaramaze rwose kubukinga. Akigerayo rero bamwakiranye urugwiro, maze akinjira mu cyumba cy'iyi hoteli yaracyitegereje rwose, maze asanga ni icyumba cyiza cyane. Yatangiye kumwenyura atahaho, nzaharuhukira kandi nzaharyohererwa, ndakeka rwose hano hantu nzahava nibagiwe buri kimwe cyose cyambabaje mu buzima. Gusa nyine muri ako kanya yari akigera mu cyumba cye, undi musore w'umukire cyane wari uri mu modoka ihenze, ndetse nyine wari ufite n'abantu bari bamuherekeje, yari ari kwinjira muri iyi hoteli. Aho nyine yinjiye agahita ajya kuri reception, baramwakiriye maze bamubwira ko bashobora kumutwaza ku kavarize, ariko yababwiye ko nta kibazo ari bukitwaze. Yari umusore rero w'ibogari, bigaragara rwose ko ari n'umusore kandi w'umukire. Byaragaragaraga umurebye uko yari yambaye, uko yari ahagaze, agaciro k'isaha yari yambaye, ndetse n'umukufi yari yambaye, byose byagaragazaga ko atari umuntu uciriritse habe na gatoya. Muri ako kanya rero umukobwa umwe mu bakoraga kuri reception yatangiye kwitunganya, maze ahita amukurikira ati nabatwaza se, kandi nyamara yari yamaze kubahakanira ababwira ko nta kibazo ari bwitwaza aka kavarize gato yari afite. Yese amubwira ati urakoze cyane nyine kunyitaho, ariko ntabwo karemereye, ndakitwaza nta kibazo. Uyu mukobwa rero ari kumusekera ukuntu, ariko uyu musore yaramushimiye maze akomeza kwigendera.
naho rero undi mukobwa bakorana kuri reception yaramurebye atumva uri mu biki kandi nanone urabona ukuntu uri kwisetsa, ubwo se uri kwisetsa mu biki? Uyu mukobwa rero wari ukurikiye uyu musore yahise abwira uwo yari asize kuri reception ati nyine ati uyu musore ndi kumubona nkamubonamo umugabo wanjye w'ahazaza, ati wabonye ukuntu ari bogari, ati ndatekereza ko umunsi umwe nzumva akuye mu kanwa ke ijambo rivuga ngo ndagukunda, ati tekereza uwo munsi, ati njye muntu wa mbere uzaba ugiye kubaho neza. Uyu wundi rero bakorana yarasetse atumva kanguka rwose uri kurota kandi ni ku manywa, uzi ko uri kurota uhagaze, ntabwo bishoboka. Wowe se warebye uriya musore nawe urireba? Nta hantu rwose na hamwe mwahurira, ahubwo nyine gerageza usubize ibirenge ku butaka kubera ko uri kuguruka kano kanya, wibuke yuko ufite akazi ugomba gukora, ureke gutekereza ibintu utazigera ugeraho na rimwe. Dylan rero amaze kugera mu cyumba, niryo zina nyine ry'uyu musore, yahise akuramo imyenda maze nyine ahita asohoka hanze, dore ko telefone yari imumereye nabi. Umushuti we yari ari kumuhamagara yifuzaga ko nyine yamuvugana na mama we. Yarasohotse rero akigera hanze nyine atangiye kuvugana n'uyu mushuti we, sinzi ukuntu yarebye hasi, dore ko hano hantu nyine hasi hari hameze nk'aho ari ibirahure, ariko nyine ukabireberamo ukaba wabona ibiri hasi y'iyo nivo bari bariho. Yararebye abona kuri pisine hari hicaye umukobwa mwiza cyane, uwo nta wundi rero ni Pauline wari wiyicariye ku nkombe za pisine yashyize ibirenge mu mazi. Uyu musore akimukubita amaso yahise aguma atari kuvuga, maze ahita avuga ati wow, telefone yayikuye ku gutwi, ntabwo yamenye uko byagenze, maze akomeza kwitegereza uyu mukobwa. Yagiye kumva yumva wa mushuti we bari kuvugana ari kumusakuriza muri telefone, atumva mama wawe yakubuze, reba rwose ukuntu wamuvugisha. Yarongeye asubiza telefone ku gutwi ati harya wambwiraga ngo iki? Wa mushuti we yaratangiye arongera aramubwira, nyamara muri ako kanya Dylan n'ubundi telefone yari yongeye yayikuye ku matwi, ari kwirebera wa mukobwa. Yari yananiwe kumukuraho amaso, ndetse rwose ubona yananiwe kuba concentre. Byarangiye akomeje kwirebera uyu mukobwa rero, uwuburaga amaso nawe akareba uyu musore wari uri hejuru, nubwo we nyine atamubonaga neza, ariko Dylan we yarebaga Pauline neza cyane, dore ko rwose yari yicaye ari gukoza ibirenge mu mazi. Uyu mukobwa yari afite amaso meza, yuburaga amaso, noneho Dylan neza neza akumva ataye umutwe. Yakomeje rero kwitegereza uyu mukobwa, telefone yarayiretse, uwo bavuganaga arakomeza arivugana, arambiwe arakupa. Dylan rero yabaye nk'ukurwa nyine muri ibi bitekerezo n'umu receptioniste waje kumureba ari kumubaza niba nta kibazo na kimwe bafite, kandi rwose niba ibintu byose akeneye yabibonye. Naho rero Dylan yahise amubwira ati nta kibazo rwose na kimwe mfite. Yifuzaga ko uyu mukobwa yava hano, maze agakomeza akirebera Pauline, ariko nyamara uyu mukobwa yari wa wundi wamukunze akiza, nawe kumuva iruhande byari byananiranye. Yakomezaga kumwibarisha ubusa kugeza aho rwose Dylan yarakaye, maze ahita aca kuri uno mukobwa amukubita n'igitugu, rwose ubona ko amurakariye kubera ko yari atumye yivira mu bihe byiza byari yibereyemo byo kwitegereza uriya mukobwa wari wiyicariye kuri pisine. Umunsi rero wakurikiye, Pauline aba yiyicariye nyine muri resto y'iyi hoteli ari kwifatira amafunguro. Sinzi ukuntu rero aba yibereye ku mbuga nkoranyambaga, maze yajya kubona akabona amafoto ya Logan ndetse na wa mukobwa mushya baba bari kumwe basohokanye, ubona rwose baryohewe. Yahise agira umujinya atazi nawe aho uturutse, yibwiraga ko rwose yarangije kwibagirwa uyu musore, ariko iyi foto yabonye yahise ibyutsa ibintu byose muri we. Yahise ahaguruka n'umujinya mwinshi, maze ahita ajya nyine mu matuwarete. Yumvaga atifuza ko hari umuntu uri buze kumubona reaction agize. Yaragiye rero yinjira muri tuwarete, maze arongera areba ya mafoto. Umujinya waramwishe, ahita afata telefone ye aba yikubise hasi. Muri ako kanya rero Dylan yinjiye muri tuwarete, maze uyu mukobwa akimubona yahise nyine amureba nk'umuntu utangaye. Dylan ati uri gukora iki hano se? Naho rero Pauline ati hanyuma se haba hari impamvu nyine iri particulier umuntu agomba kuba ari muri tuwarete, ibikorerwamo se ntabwo ubizi? Naho rero Dylan ati nyine ngewe rwose niba narebye neza nabonye zino tuwarete ari iz'abagabo. Naho rero Pauline ati hoya izi tuwarete turimo n'iz'abagore. Arebye ku ruhande ababonye nyine twa tuwarete tw'abagabo tutu iri noir,
akikabona rero yahise amenya neza ko rwose ari mu matuwarete y'abagabo. Yahise ajya gufungura urugi ngo asohoke, ariko nyine asanga urugi rwibanye. Yatangiye kurwana narwo, naho Dylan ati none se nyuma yo kuza muri tuwarete z'abagabo noneho ugiye gusiga uciye n'urugi? Pauline ati wowe ibi bintu ntabwo bishoboka, ati urugi nirufunguke nigendere. Yahise agira igitekerezo cyo gufata telefone maze agahamagara kugira ngo baze babafungurire, ariko ayirebye aho yayikubise hasi yari yashwanyaguritse ku buryo nta piyese n'imwe iba igifatanye n'indi. Yarayifashe maze atangira kuvuga ati hoya, ntabwo rwose ibi bintu byashoboka. Naho rero Dylan ati ariko se niba rwose wabasha kunsubiza, ubundi iyi telefone wayimeneye iki? Pauline ati ibyo ntabwo bikureba, ntabwo ari ikibazo cyawe, ahubwo nyine fata telefone yawe maze uhamagara ubutabazi. Dylan ati nta telefone mfite kuko telefone yanjye nayisize mu cyumba. Pauline yatangiye kwitonganya ati hanyuma se ukaba wumva turi busohokemo gute? Dylan ati nyine turaguma hano kugeza igihe umuntu ari buze kuhanyurira maze yumva amajwi yacu dushakire ubutabazi. Pauline ati ariko njyewe ntabwo ndi kumva ukuntu rwose ubashije kuba utuje dufungiranye hano muri toilette. Uratekereza ko tuza kwicara tukaguma hano nyine tugategereza ko biri bwikore? Dylan ati yitonze cyane ati none se wowe nyine waba hari ubundi buryo uri gutekereza umuntu yasohokamo hano? Pauline rero akibitekereza yumvise nyine nawe nta bundi buryo afite uretse bwo kuba rwose yifitiye umujinya ari kuvuga ibintu byose yitekerereje, ariko mu by'ukuri nta kundi kuntu yari afite ari busohoka aha ngaha uretse gutegereza umuntu uri buze maze akabafasha. Dylan rero yaramubwiye ati ni ukuri tuza, wikomeza kwistresa utaza kurwara umutwe, kubera ko iyo umuntu nta gisubizo afite aratuza nyine agategereza ko igisubizo kiza. Pauline yaratuje maze hashize akanya yahise abaza Dylan ati hanyuma se urishimye noneho ko nabashije gutuza? Dylan ati cyane rwose ndishimye. Ati ahubwo se reka nongere mbikubaze, kubera iki ubundi wakubise telefone yawe hasi? Pauline nawe ati ndumva rwose ntafite imbaraga zo kubikubwira kano kanya, ndumva nyine ntari muri mood yo kuba naganira nyine kino kiganiro. Hashize akanya gato cyane nk'amasegonda nka 30 maze Pauline ahita atangira kuvuga ati tekereza nawe, tekereza kubona utandukana n'umukunzi wawe maze rwose nyuma y'ibyumweru 2 gusa agahita yambika undi mukobwa impeta. Dylan yahise amubwira ati ibyumweru 2? Ati ko numva byaba bikabije. Naho Pauline ati tekereza nawe twamaranye imyaka 5 yose, ariko nyuma y'ibyumweru 2 gusa dutandukanye yahise yambika undi mukobwa impeta, none bameranye neza bararyohanye, amafoto ari gucicikana. Dylan rero yumvise bibabaje maze ahita abwira Pauline ati ndakumva cyane rwose kandi komera, ndabyumva ko bibabaje, gusa muri kano kanya bahise bumva umuntu atambuka maze batangira gukomanga ku rugi bati nimututabare nimudufashe, urugi rwatwifungiyeho. Umunsi rero wakurikiye Pauline aba yicaye mu cyumba cye maze akumva umuntu arakomanze. Yagiye kureba rero asanga nyine n'abashinzwe gutanga serivisi. Yarafunguye maze nyine uyu mukobwa ahita amubwira ati ibi bintu ni ibyawe. Yari buke y'indabyo nyine n'akandi kantu kari karimo impano, akambaraje nyine kari karimo impano yabimuhereje. Maze nyine Pauline abifata atangaye kuko rwose ntabwo yatekerezaga umuntu wamuha impano hano, nta muntu n'umwe yari azi. Yarafunze rero maze ahita akura agakarite kuri izi ndabyo, yarakarebye maze asanga handitseho ngo ni wa musore w'ejo mu matuwarete. Ntabwo yihanganye yahise aseka. Yarebye rero muri ka kantu karimo impano maze ahita asanga ni telefone nziza cyane bamwoherereje. Yarayitegereje arongera asoma ka gakarite ati umusore wo muri tuwarete. Byarakomera nyine biramusetsa ukuntu nyine uyu musore yari yabashije kumwibwira. Ya telefone rero yayikuyemo maze atangira kuyikoresha. Indabyo nazo niko yazihumurizaga nyine. Mu kanya gato yahise afata telefone maze ahamagara wa mushuti we ati ndashaka kukubwira ko telefone yanjye nayimeneye ngewe ubwanjye, ariko kano kanya tuvugana nabonye indi telefone. Ubu rwose umusore twahuriye hano yampaye telefone nziza cyane. Naho rero uyu mushuti we yahise amubwira ati none se mbwira uwo musore se ni Bogari?
naho rero Pauline ati ni bogari cyane ahubwo kurenza uko ubyumva, ati noneho n'umwana mwiza avuga atuje nyine wagira ngo afite n'umutima mwiza. Uyu mushuti wese amubwira ati noneho bishatse kuvuga yuko dufite umusore mushya mu buzima bwacu. Pauline ati have nturenga aho ngaho, kandi nawe ubwo uratangiye, ntabwo ubizi ko nshaka kuba singo nkabanza rwose nkabirambamo, ntabwo nkeneye umuntu uza mu buzima bwanjye nk'umukunzi wanjye, urabizi rwose ibyo mvuyemo uko byari bimeze, nta bindi nshaka kano kanya. Kandi nubwo yari ari guseka ubu rwose yari ameze noneho nk'uwazinze isura, kubera ko bari bamubwiye ko ashobora kuba agiye kubona undi mukunzi mushya. Uyu mushuti we yahise amubwira ati nta kibazo, reka tubyihorere, wowe nyine banza ubitekerezeho neza, ariko nanone nyine genda umurebe umuntu waguhaye iyo mpano, maze ubundi mwenjoyinge, ntukibuze ibyishimo kubera ko ibyishimo birahenda. Pauline yahise amubwira ati yego rwose, nanjye ndumva nshaka kwenjoyinga, ndumva nshaka kwishima, mbese ndumva nshaka kwibagirwa buri kimwe cyose mu buzima, ahubwo nyine reka nze njye kumureba byo rwose twishimishe. Pauline rero yavuye kuri telefone maze ahita amanuka yerekeza kuri reception. Yahise ababwira ati mwandangira icyumba wa musore twifungiranye muri tuwarete turi kumwe yaba araramo. Bati hoya ntabwo bishoboka, kubera ko nyine kereka tubanje kumusabura uburenganzira, ntabwo twakubwira nimero y'icyumba cye atabiduhereye uburenganzira, ariko nta kibazo dushobora kumuhamagara maze tukamusaba ubwo burenganzira. Nawe ati hoya rwose nta mpamvu yo kwigora, byihorere, ibagirwa rwose ko nanabivuze, nta kibazo, buriya nyine ndaza kwiyaranja ukundi, ariko byihorere. Yahise rero yongera azamuka esikariye asubira mu cyumba cye, dore ko nyine izi nimero atarazibonye kugira ngo ajye gukomanga ku cyumba cy'uyu musore. Gusa nyine ari kuzamuka ama esikariye yari arangaye cyane, maze ageze kuri esikariye ya nyuma yaranyereye abakubise ibiganza hasi. Nyamara rwose Dylan yari ari hafi aho ngaho kuko nawe yari ari kumanuka esikariye, nuko nyine Pauline yari arangaye. Dylan yahise amufata ibiganza byombi, maze Pauline yubuye amaso asangana uyu musore yaramweguye. Pauline ahita amubwira ati murakoze cyane. Dylan ati we ntacyo, nta kintu rwose nkoze. Pauline ati mwakoze kandi kubw'impano mwampaye. Dylan ati impano? Ati impano kizi? Naho Pauline ati mwanyoherereje indabyo ndetse rwose na telefone. Dylan ati atese nibyo? Ati nitwa Dylan. Naho rero Pauline ati nanjye nitwa Pauline. Dylan rero yahise amubwira ati uri umukobwa mwiza cyane. Naho rero Pauline nawe ati nawe uri umusore mwiza cyane. Gusa nyine bose babibwiranaga bari kurebana mu maso. Pauline rero yahise agira isoni maze ahita amubwira ati umunsi mwiza, ubwo nyine nizere ko tuzasubira. Naho rero Dylan ati namwe murirwe neza, kandi rwose nizere ko turi buze kongera. Dylan yasubiye mu cyumba cye, maze rwose ubwenge bwe bwose bwitwarirwa n'uyu mukobwa, dore ko yatangiye gutekereza umunsi wa mbere nyine amubona yicaye kuri pisine. Kano kanya nabwo yari ari kwibuka ukuntu yamurebaga ari kumuhagurutsa hantu nyine yari yanyereye. Nyamara ku rundi ruhande Pauline nawe nuko yari ari kwitekereza nyine uyu musore. Ku mugoroba rero bose bahuriye muri gym, dore ko nyine batari babivuganyeho ariko bahuriyeyo maze bituma nyine bakora begeranye. Ni nako kandi bakoze bari no kuganira. Bayivuyemo rero Dylan yabajije nyine Pauline uko yiyumva. Pauline ati nkunda siporo cyane, ubu rwose mba numva nyine nishimye. Bagiye gutandukana, Dylan yahise amubwira ati none se birashoboka ko mu masaha make ari imbere twaza gusangira akarahure? Pauline yahise amubwira ati cyane rwose, ndumva nanjye nabikunda. Bahise rero basezeranaho bumvikanye ko nyine mu kanya gato bari buze kongera bagahura. Isaha rero bavuganye yarageze, maze baragenda nyine bajya kwicara aho bagombaga gusangirira. Batangiye kuganira babazanya ibibazo kugira ngo barusheho kumenyana. Pauline rero yabwiye nyine Dylan ati ngiwe rero ibintu byose ni nkaho rwose bamaze kubimenya. Urumva nyine nsohotse mu rukundo rwose nari mazemo imyaka 5, gusa nyine ni urukundo rwambabaje cyane. Ikindi kandi ndi hano nyine kugira ngo nduhuke mu mutwe
ndetse rwose mbashe no guserebura anniversaire yanjye. Dylan yahise amubaza ati anniversaire yawe rero ni ryari? Naho rero Pauline ati n'ejo. Ndayitegereje rwose. Dylan yahise amubwira ati isabukuru nziza, nizere ko kandi mbaye uwa mbere kuyikwifuriza. Pauline ati cyane rwose kandi murakoze. Pauline rero yahise amubaza ati hanyuma se wowe nyine uri muntu ki? Naho Dylan atumva nukuri njye nta kintu rwose mfite cyo kuvuga, nta kintu gishimishije navuga urebye, gusa nyine ndi umusore wo mu bakire cyane, nkora muri kampani ya papa wanjye, kampani ze zose ni nkaho ari njye nyine uziyobora. Naho rero Pauline ati biragaragarira amaso rwose. Dylan yahise amubwira ati noneho reka ibyo tubyihorere, ahubwo nyine tunywere anniversaire yawe y'ejo. Batangiye rero kuyiserebura kandi itaranaba. Bakomeje kwiganirira rero, maze amasaha amaze gukura basezeraniyeho, maze bose bajya kuruhuka. Mu gitondo cya kare rero Pauline yakanguwe na telefone y'inshuti ye imwifuriza isabukuru nziza. Pauline yaramubwiye turakoze cyane cyane rwose, gusa nyine bakiri kuvugana yagiye kumva yumva umuntu arakomanze. Yahise abwira uyu mukobwa w'inshuti ye ati ntuve ku murongo, hari umuntu ukomanze ariko ntuve ku murongo. Yaragiye arafungura, maze asanga nyine ni abantu bashinzwe gutanga serivisi muri hoteli. Bari baje rero bafite impano nyinshi mu ntoki, utuntu twinshi cyane turimo impano ndetse rwose n'indabyo. Baraje rero babirambika nyine ku buriri, baramubwira bati isabukuru nziza. Barongeye barasohoka gatoya, bahita bongera baterura ibindi. Ati n'ibindi se kandi biracyaza? Bati yego. Bahise bamubwira bati ibi byose rero ni ibyawe baduhaye ngo tukoherereze. Yarumiwe dore ko rwose yari yabuze ikintu na kimwe avuga. Yarababwiye ati murakoze cyane, maze yongera gufunga urugi. Yahise rero abwira nyine uyu mukobwa w'inshuti ye atumva nkubwire ibimbayeho noneho sinzi ukuntu nabikubwira. Ati tekereza ko hano ku buriri bwanjye huzuye impano zigiye zitandukanye. Nawe ati ninde uzohereje? Nawe ati nyine nta wundi rwose ni Dylan. Dore ko yahise areba agapapuro nyine kari kuri keke hejuru, maze agasanga ni Dylan. Yatangiye kumubwira atumva anyoherereje ibintu byinshi ku buryo sinzi ukuntu nabikubwira. Atanyohereje keke, anyohereje indabyo, ati hano ndabona harimo isaha, hano harimo parfait, reba noneho hano harimo inkweto, hano harimo ikanzu. Zari impano nyinshi cyane birenze. Uyu mushuti rero yahise amubwira ati ni ukuri uri umunyamahirwe kandi rwose biprofite. Narabikubwiye ko hari igihe uzahura n'umusore wa nyawe, maze rwose ntiwirirwe umwingingira kugukunda, ahubwo akagukunda nyine nk'uko wifuza gukundwa kandi nta ruhare ubigizemo. Byari byamurenze. Yakomeje kugenda apfundura izi mpano akomeza kureba, maze abongeye abonye akandi gapapuro kari kanditseho ngo tuze gusangira ku mugoroba saa 2 z'ijoro, tuze guhura. Noneho yarishimye, maze wa mushuti we ahita amubwira atumva hera ubu rero ushaka agakanzu, genda urebe muri garderobe yawe urebemo agakanzu keza kurusha utundi, maze ugategure uze kugenda usa neza n'ubwo uhora usa neza. Saa 2 rero barahuye, bose bari bambaye neza cyane. Batangiye rero n'ubundi gusangira, ari nako kandi banaganira. Dylan yabwiye Pauline ati wacu rero aho mvuka ubusanzwe nyine dukoresha intoki turi gufata amafunguro. Pauline ati hari ikibazo se? Isanzure rwose, maze ubikore nk'uko usanzwe ubikora nta kibazo. Dylan ati nyine nshatse kuvuga yuko ngomba gukoresha intoki zanjye ndi kugutamika ibyo kurya. Pauline yahise aseka, ni nako kandi Dylan yahise atangira kumutamika. Pauline yari yishimye cyane, yabonaga nyine ibyo bintu rwose ari ibintu adaherutse kubona mu buzima bwe. Dylan rero yahise amubwira ati urumva rero bimeze gute? Pauline ati biraryoshye cyane. Naho Dylan ati kandi wisanzure, nta kibazo rwose imbere yanjye, ujye ubwuriwe nta kibazo. Pauline rero yaramubajije ati se ubundi nyine ufite umugore? Naho rero Dylan ati mfite umugore. Ati ubwo se numva iyo nza kuba mfite umugore mba nicaranye nawe hano hantu turi kuganira? Pauline nyine ubwo yarabonye igisubizo. Bamaze rero gufata amafunguro bari gusubira mu byumba byabo. Pauline yabwiye Dylan
ati ntakubeshye mu buzima bwanjye nibwo bwa mbere ngize anniversaire nziza gutya, wakoze rwose kubimfashamo kugira ngo ndyoherwe n'uyu munsi wanjye. Dylan ati nanjye ndishimye kuba byagushimishije, gusa kuba nanjye nabashije kuba ndi kumwe nawe duserebura iyi anniversaire ni iby'igiciro rwose kuri njyewe. Bose rero wabonaga bafite ibyishimo byinshi kuba rwose babonye aya masaha maze bakayamarana baganira. Iminsi yakurikiye rero aba bombi rwose bakomeje kugenda baryoherwa n'ubuzima, dore ko nyine babaga basohokanye buri gihe ku mugoroba ndetse bakajyana no muri siporo. Ibyo mu gitondo nabyo barabisangiraga, bari bishimye wagira ngo yari nka couple yasohokeye ahantu ije kwenjoyinga, nyamara bari barahuriye hano mu bintu rwose batari bateguye, ariko nyine bahagira ibihe byiza mu buryo budasanzwe. Hashize iminsi rero maze mama nyine wa Dylan yaramuhamagaye maze amusaba ko yataha kandi byihutirwa. Dylan rero wari waryohewe n'ubuzima bwa hano, yumvaga rwose atahava. Yabwiye mama we ati kubera iki uri kunyura igitaraganya? Mama we ati birihutirwa cyane, ugomba gutaha uko byagenda kose. Dylan ati ariko rwose mama, ntabwo ndasoza ikiruhuko cyanjye naje gukorera hano. Mama we ati ndavuze ngo ugomba gutaha kandi byihuta. Yahise akupa telefone. Uyu musore rero yatangiye kubitekerezaho ukuntu mama we amuhamagaye ntanamusobanurire icyo yamushakiraga. Uyu munsi rero ku mugoroba Dylan yajyanye na Pauline muri pisine. Bicaye rero Pauline yaramubwiye ati hano hantu narakunze cyane, nahagiriye ibihe byiza. Ati wowe se uba wumva atari sawa cyane? Dylan ati ni sawa cyane, ahubwo birenze nyine kuba rwose narahagiriye ibihe byiza. Ati gusa nyine ejo rwose nzataha, nzajya mu rugo, hari gahunda zihutirwa zinsaba kuzinduka ngenda. Birumvikana Pauline ntabwo yari abyishimiye, ariko nanone nyine yagombaga kwihangana. Yaramubwiye ati nyine ndabyumva, niba ukenewe nyine nta yandi mahitamo. Gusa nyine wabonaga atabyishimiye, ariko nanone yagombaga nyine kubaha ko uyu musore afite gahunda. Wabonaga rero Dylan nawe rwose yacitse intege, wabonaga nyine atifuza kuva hano, ariko kandi nta yandi mahitamo yari afite. Basubiye rero mu byumba byabo, maze Dylan atangira nyine kuzinga imyenda ayishyira mu kavarize. Mu kanya gato yagiye kumva yumva umuntu arakomanze. Agiye gufungura rero yasanze ari Pauline wari uje kumufasha gupakinga. Yaraje aramufasha, maze rwose birangira uyu munsi baraye muri kino cyumba bose. Mu gitondo rero Dylan yarakangutse maze abwira Pauline atumva rwose nubwo ngiye, ariko umenye ko nishimye cyane kandi ndagukunda birenze ibikenewe. Naho rero Pauline ati hoya, ahubwo ninjye ngukunda. Muri ako kanya rero bumvise umuntu akomanze. Pauline ati none se hari ibyo wari watumye baba bakuzaniye? Dylan ati hoya, nta kintu rwose nari natumye, ariko numva nyine ntifuza kugusiga. Pauline yaramubwiye ati genda ujye kureba ukomanze. Dylan rero yaragiye arafungura, gusa akimara gufungura yahise akubitwa n'inkuba, dore ko yasanze ari Agathe. Agathe rero yari fiance we, nubwo bamushyingiraga ku ngufu, ariko nyine yari fiance we biteguraga gukora ubukwe. Akimukubita amaso yabuze ikintu cyo kuvuga. Uyu mukobwa nawe yahise yinjira, maze ahita abona nyine Pauline araryamye rwose nkaho nta cyabaye. Pauline rero yahise abaza Agathe ati mumeze neza? Ati muri bande? Naho Agathe ati uri kumbaza ngo ndinde uryamye mu buriri bwa fiance wanjye? Pauline rero ibi bintu byaramurenze, ati fiance? Ati ibyo muri kuvuga se ni ibya nyabyo? Naho Agathe ati cyane, dufite ubukwe mu mezi 2 ari imbere, none mwibereye mu mashuka nta soni. Pauline yabuze ikintu cyo kuvuga, yitegereje uyu musore maze abura ikintu yamubwira, yahise yisohokera yihuta. Naho rero Dylan yamwirutse inyuma ati Pauline rwose mbabarira uhagarare ngusobanurire. Naho Pauline ati unsobanurire se impamvu wambeshye ko rwose hagati yanjye nawe hari urukundo nyamara ufite umufiance? Urumva ibyo bintu bisobanutse? Umusobanurire se impamvu utigeze umbwira ko ufite ubukwe mu mezi 2 yashize?
nakomeje gutekereza ko hari hagati yanjye nawe haba hari ikintu, nyamara rwose nta cyari gihari. Dylan ati kirahari ni ukuri, sinzi impamvu rwose nubwo hashize iminsi mike nkumenye, wagira ngo nakumenye kera. Ndakubwiza ukuri, hagati yacu hari urukundo, ndagukunda kandi bya nyabyo. Pauline ati ceceka, urankunda hanyuma se uriya we ukaba umukorera iki niba mwitegura kubana? Pauline rero yakomeje amubwira ati rwose nabashije kugwa mu mutego wawe, icyo washakaga warakibonye, ngaho rwose genda uve mu buzima bwanjye, kandi sinifuza kuzongera kumva amakuru yawe ukundi, ndifuza kutazongera no gutekereza izina ryawe. Yahise ajya mu cyumba cye rero maze arafunga. Niko kandi nanone Dylan atarari guhwema kumwinginga, ariko ntabwo yabyumvaga. Naho rero Agathe we yabonye ko batanamwitayeho, maze ahita akata yisubirira mu modoka. Dylan rero nawe yabonye ko rwose na Pauline adakeneye kumuvugisha, maze ahita afata varize ye ahita ajya mu modoka maze baragenda. Gusa Pauline w'amarira yari menshi, yari ari gutekereza ukuntu yari avuye n'ubundi mu rukundo rugoranye, akatekereza ko noneho abonye ugiye kumutetesha, nyamara nawe akaba rwose nta gahunda yari amufiteho. Aka kanya agahinda kari kamwishe, yumvaga atazi ikintu yakora, gusa yumvaga yiyanze ndetse yanze ubuzima. Yumvaga rwose ameze nkaho nta bwenge agira, kuba umusore yarabashije kumushuka bigeze aha. Nyamara icyo atarazi nuko rwose uyu musore atamushukaga habe na gatoya, yaramukundaga bya nyabyo. Ba Dylan rero bageze mu nzira, Dylan yarasakuje ati muhagarike imodoka. Naho Agathe ati bahagarike imodoka se hanyuma bigende biti? Dylan ati ndashaka gusubira kuri hoteli. Agathe ati urashaka gukomeza kubeshya kandi uriya mwana w'umukobwa? Atari ku bundi ufite ikihe kibazo mu buzima bwawe? Dylan ati ikibazo cya mbere mfite ni wowe. Ati ubu ni wowe kibazo cyanjye. Agathe ati njyewe mbi ikibazo cyawe? Ati urabizi neza yuko ntigeze nifuza rwose gukora ubu bukwe, sinigeze nifuza kwimarira nawe. Urabizi nagombaga gukora ubukwe na mukuru wawe, ntabwo rwose ari wowe nakunze, ariko nanone kubera yuko nyine ndi umukobwa, urabizi neza ko nta gitekerezo natanga, ngomba kubaha ababyeyi byanze bikunze. Sinumva rero impamvu uvuga ko ari njye kibazo. Naho rero Dylan ati hanyuma se niba utarabishakaga kuki utabihakanye? Agathe ati ntabwo byari gushoboka. Ati ahubwo wowe niba utabishaka kubera icyo utagenda ngo ufesinga ababyeyi bawe maze ubabwire ko rwose ubu bukwe ntabwo ushaka, bityo ko nanjye naba ngize Imana kubera ko ntabwo nkeneye. Dylan ati hanyuma rero nkabura nyine heritage yanjye. Naho rero uyu mukobwa ati nyine kubera ko rero uzi ibintu twese dukeneye, niyo mpamvu ugomba gutuza tugakora ibintu uko byakabaye bigenda. Niba nyine wumva udashaka guhomba uwo murage wawe, nawe urabyumva ko nyine ugomba kwikaruma ibintu bikagenda uko byakagenze. Gusa ntutekereze ko rwose nanjye binshimishije, ntabwo binshimishije habe na gatoya. Agathe rero yahise abwira shoferi ati ahubwo atse imodoka tugende. Kano kanya Dylan nyine yahise yumva ko atagomba gusubira kuri hoteli, maze bahita bakomeza baragenda. Bageze mu rugo rero Dylan birumvikana yari yarakaye, yasanze mama ahagaze muri salo, yamusuhuje yiruka ajya mu cyumba, nta no kumureba nta no kumusuhuza amwishimiye. Agathe rero wari uri inyuma ye, we yaje gusuhuza mama wabo yitonze, maze rwose mama wabo ahita amubwira ati ko ndeba se wagira ngo Dylan afite ikibazo? Agathe ati birashoboka ko ananiwe, gusa araza kugenda aruhuke maze biraza gushira. Mama wabo rero yashimishijwe n'ukuntu uyu mukobwa nyine wabonaga ari kuvugira Dylan, ndetse kano kanya ntiwari kumenya ko rwose bafitanye n'ibibazo. Yari ari kuvuga atuje, ubona wagira ngo nta cyabaye. Ku rundi ruhande rero Pauline nawe rwose nta kintu yari afite cyo gukora muri hoteli, yahise apakinga maze arataha n'agahinda kenshi. Ibyishimo yayinjiranyemo niwo mubabaro rwose yayisohokanyemo. Akigera rero mu rugo, wa mushuti we nyine yahise aza kumureba, dore ko Pauline yari afite agahinda kenshi cyane. Yabwiye rero uyu mushuti we ukuntu ibintu byose byagenze. Naho rero uyu mushuti we yaramubwiye ati hangane ni ukuri, gusa nyine ntabwo natekerezaga ko ibyo bintu byakubaho. Ku rundi ruhande rero Dylan we nawe rwose yari ari kumwe n'uwagombaga nyine kuzamubera best man. Bari kuganira, ari kumubwira ati ni ukuri nubwo nje, ariko rwose ntabwo nifuza kuzakora buno bukwe, kubera yuko umukobwa twahuriye hariya muri iriya hoteli
naramukunze kandi n'ubu ndi kubikubwira ndamukunda cyane, niwe mpora ntekereza n'ubu rwose niyo naba nicaye isura ye mba mbona niyo nza mu maso. Naho rero uyu musore w'umushuti we nyine yaramubwiye ati none se gute wakunze umukobwa mwahuriye hariya iminsi mike gusa? Dylan ati mba rero nkubwire icyo wowe wita iminsi mike, njyewe rwose nabonye wagira ngo tumaze nk'ibinyejana tuziranye. Ndakubwiza ukuri ko rwose numva ubu bukwe butandimo habe na gatoya. Uyu mushuti we yaramubwiye ati none wabigenza ute kubona rwose amazi yarenze inkombe, harabura amezi 2 gusa, ibi bintu ntabwo kibashije kubigarura, ahubwo gerageza wikuremo uwo nguwo mwahuye kuko nta kintu kirenze umuziho. Dylan we rwose agahinda kakomeje kuba kose, dore ko nyine yajyaga mu cyumba cye yaba ari wenyine, nta kindi yatekerezaga kubera ko yabaga ari gutekereza ukuntu yamenyanye n'uyu mukobwa umunsi wa mbere amubona, n'izindi nshuro zose bagiye bahura. Iyo babaga bari kumwe ibiganiro bagiranaga, uko uyu mukobwa yamurebaga, ntabwo rwose yajyaga yibagirwa inseko y'uyu mukobwa. Ibi byose rero yarabitekerezaga maze akabura amahoro. Yatekerezaga ko ababyeyi be bari kumuhatiriza gushakana n'uyu mukobwa Agathe, akumva rwose ntazi ikintu yakora, kubera ko rero ababyeyi ba Agathe bari inshuti magara y'ababyeyi ba Dylan. Kubera ko rero umusore bagombaga kumushyingira yari yarapfuye nyine, niyo mpamvu bifuzaga ko noneho yabana na murumuna w'uyu musore ari we Dylan. Birumvikana ko Dylan na Agathe ntibigeze bakundana habe n'umunsi umwe. Dylan rero yibazaga ukuntu azaba muri buno buzima igihe cyose akabana n'umuntu adakunda, kandi nyamara no ku rundi ruhande Agathe nawe yarabyibazaga, ariko bose nta n'umwe wari ufite igisubizo. Ku rundi ruhande rero Pauline n'umushuti we bo rwose baba bicaranye muri salo, Pauline adashaka kuvuga, maze uyu mushuti we agahita amubwira ati none se ntabwo uri bumperekeze muri fete bantumiyemo? Ndakeka rwose hashobora kuza kuba hari abatipe b'amabogari, turamutse tugiye rero ushobora guhura n'uwawe nyine, hari ushobora kubona urubavu rwe rwabuze. Pauline ati ngo iki? Atuvuze ngo abasore? Ati nta soni uracyashaka kumbwira ibyo bintu? Ntabwo rwose ndenterese, ntabwo nkeneye kubimenya. Ibintu by'abasore byo rwose ntuzongere kubimbwira, kubera ko niba hari amakuru atakiri kunshimisha nayo ngayo wijyane mu birori, njye nta hantu namwe twajyana kuko sinkeneye kwishimisha. Ikindi kandi nta n'umusore n'umwe nkeneye kureba mu maso yanjye. Uyu mushuti we rero yakomeje kumuhatiriza kugira ngo rwose arebe ko yamuherekeza, ariko Pauline yari yamaze gufata umwanzuro. Yaramubwiye ati wijyane cyangwa ubyihorere. Ku rundi ruhande rero mu rugo kwa Dylan batumiye Agathe kugira ngo abo bombi bicare maze baganire ku byerekeranye n'imyiteguro y'ubukwe bwabo. Baricaye maze Dylan yigira muri telefone, yari ari kwirebera amafoto ya Pauline, akajya azamura amafoto yongera ayazuminga. Mama rero sinzi ukuntu yahindukiye maze abona uyu musore ari concentre cyane muri telefone ye, dore ko ibyo bari bavuze byose nta na kimwe yari yumvise, nta n'igitekerezo yari yigeze atanga. Mama we rero yaramubajije ati hanyuma ko ndeba rwose udakeneye kugira igitekerezo uduha, wibagiwe ko ubu ari ubukwe bwawe? Nawe rero yahise ababwira ati mama nta kibazo rwose mufata umwanzuro, ubwo nyine ibyo muhitamo biraba ari ibyo ngibyo. Yahise yihagurukira yigira mu cyumba, maze mama we ahita abwira Agathe ati mukobwa wanjye rwose wihangane ku byo umaze kubona. Agathe ati nta kibazo, ahubwo reka dukomeze nyine maze duhitemo imyenda n'ibindi byose dukomeze tubihitemo. Uyu mukobwa yigiraga nkaho nta cyabaye, nyamara yari abizi neza ko hari undi mukobwa Dylan akunda, ariko yamubikiye ibanga maze yanga kubibwira ababyeyi. Nyuma rero y'amezi 2 yose nta makuru hagati ya Dylan ndetse na Pauline, Pauline aba yicaye ari wenyine maze agatangira gutekereza n'ubundi kuri uyu musore, dore ko aba adahwema kumutekereza buri munsi. Yaricaye aravuga ati ariko se kubera iki koko uyu musore yanze kumva mu mutwe? Amezi 2 yose arashize, ariko nyamara ibitekerezo ntabwo bimuvaho. Ndumva mukumbuye, kubera iki ntamwibagirwa? Kubera iki rwose adashobora kumva mu bitekerezo? Nibura nkagira ikindi kintu ntekereza. Yatekereje kuri ibi bintu maze araseka, ariko igitwenge cy'uburyarya, ukuntu nyine
adahwema kumutekereza n'ukuntu ari kumva amwikumburiye, kandi nyamara abizi neza rwose uko bimeze, azi neza ko ubu ari kubitekereza Dylan ashobora kuba rwose ari mu myiteguro y'ubukwe cyangwa se ari kubukora. Umunsi w'ubukwe rero warageze, maze inshuti za Dylan ziteranira mu cyumba cye, bari kumufasha kwambara, ari nako amagambo yababanye menshi. Umwe amubwira ati ni ukuri uri umunyamahirwe cyane, uriya mukobwa ni mwiza cyane, wahisemo neza. Undi nawe ati simba numva ukuntu tuzihanganira kukubona uri kumwe na kiriya cyuki, ubu se tuzajya tubyihanganira kuko twebwe tukiri abasingo, ntabwo tuzi niba bizavamo. Bose nyine baba bari gutera burage, nyamara uyu musore we aba ari serious cyane, nta nubwo bari guseka, nta nubwo bari kumva ibyo bari kuvuga, kubera ko nyine ntabwo aba abyitayeho. Waba ari kwitekerereza ko agiye gukora ubukwe n'umuntu adakunda. Baba bari kugenda rero bamwambika ibintu byose agomba kwambara, bamubwira ko aberewe, yambaye neza, ndetse we n'umukunzi we bajyanye cyane. Bati uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri wowe, ariko se kubera iki utari kumwenyura? Kubera iki nta jambo na rimwe uri kuvuga? Kandi rwose uyu munsi ari umunsi w'ibyishimo. Kuki tubona wagira ngo ugiye gushyingura aho kugira ngo ube ugiye gushyingirwa? Agacece kakabihorera, nta kintu na kimwe aba ashaka kubabwira. Ariko nyine wa musore w'inshuti ye magara we nyine aba azi ibyo ari byo, ariko nawe aba yacecetse, nta wundi muntu n'umwe aba yigeze abibwira. Bakomeje rero kugenda bamuganiriza, bigeze aho yarahagurutse maze ahita ababwira ati ntabwo rwose ndi bushakane na Agathe. Bose bacecekeye rimwe maze baramwitegereza, bati kubera iki? Bati habaye iki? Bose nyine baratangara, gusa nta kintu na kimwe yabasubije. Yahise asohoka yihuta cyane, bamusohoka inyuma, ariko nyine arabasiga. Yahise afata umuhanda maze yerekeza iwabo wa Agathe, aho rwose imyiteguro yari irimbanyije, abamama bari kumutegura, bari kumwambika. Gusa Agathe nawe wabonaga atishimye habe na mba, dore ko atari ari guseka. Wagira ngo rwose ntabwo wari umunsi w'ibyishimo we, wagira ngo ntabwo bwari ubukwe bwe. Aba bamama rero bari kumubaza bati kutishimye kandi uyu munsi ugomba kwishima? Kuki wagira ngo ufite stress? Wagira ngo urahangayitse? Kubera iki rwose umeze gutyo? Akicecekera. Nawe rwose wabonaga adafite icyo kubabwira, ariko nyamara ibi bintu rwose yumva yabivamo, ariko nyamara adafite inzira yo kunyuramo abivamo. Mama wa Agathe rero yari ari kumusengera, amusabira ko rwose urugo rwe rwazaba urw'umugisha, umwana we yazabona byose yifuza mu buzima. Bumvise umuntu akomanze, maze bose barebera ku rugi icyarimwe, dore ko iki cyumba cyari kirimo abamama benshi bari gufasha nyine uyu mukobwa kwitegura. Barafunguye maze batungurwa no gusanga ari Dylan wari uje hano. Agathe rero yahise amubaza ati kubera iki uri hano? Kubera iki uje mbere y'amasaha? Turacyafite amasaha imbere kugira ngo twitegure. Naho rero Dylan ati ndifuza kukuvugisha. Agathe yaratanguwe ati urifuza kumvugisha? Ati ni ukuri biratangaje. Ati none se urashaka kumvugisha turi twenyine? Dylan ati cyane, ndashaka kukuvugisha turi twenyine. Bose rero baratunguwe, ariko Agathe ahita ababwira ati nimwe muvuye muri kino cyumba mwese tuvugane iminota mikeya, murongera muragaruka mu ntegure. Bose rero bagiye ubona baguye mu kantu, bibazaga ikintu uyu musore yabaje kubwira umuntu bari bukore ubukwe mu kanya gatoya, maze bose rwose bakayoberwa icyo ari cyo. Abantu bose rero barasohotse, maze Agathe ndetse na Dylan basigarana mu cyumba. Agathe yaramuhamagaye ati ngwino wicare hano iruhande rwanjye. Dylan yaricaye ati ni ukuri umbabarire rwose, ndumva ibintu ntari bubishobore. Ibi bintu nabikoze kugira ngo nshimishe ababyeyi banjye, ariko ni ukuri ndi kumva rwose ari urukundo rw'ubuzima bwanjye ndi kurekura kugira ngo nshimishe abandi. Nyamara nanjye ubwanjye nkeneye ibyishimo, nkeneye umunezero. Ntakubeshye rwose ndumva ntari bubishobore, ariko ndakwinginze umbabarire ku bw'ibi byose. Agathe rero yaramubwiye ati ndakumva cyane rwose, kandi ndanagushimye ko wafashe umwanzuro muzima, wahisemo ibyishimo byawe kurusha uko wari guhitamo umurage w'ababyeyi bazaguha. Nanjye rwose ndakumva, kuko niba hari umuntu nigeze nkunda mu buzima
ni mukuru wawe, niwe muntu wenyine nakunze, niwe nahaye umutima wanjye n'urukundo rwanjye rwose. Gusa nyine papa wanjye wagira ngo rwose arashaka kuntandukanya nawe, nandeke basi nzakomeze mwibuke nubwo atagihari, ariko niwe muntu wenyine nigeze gukunda. Gusa igishimishije nuko rwose nabonye ko rura rugendo rwaguhinduye, ariko se mbabarira umbwize ukuri, uramukunda cyane? Naho rero Dylan ati ndamukunda cyane kurusha uko wabyumva, uriya mukobwa ni urukundo rw'ubuzima bwanjye. Mu mujyi rwose nahasanze urukundo rwanjye, kumureka byaranze neza neza. Agathe ati nta mpamvu yo kumureka, ahubwo nyine wowe wagize amahirwe ko akiriho, ntabwo ari nkanjye uwanjye yavuye mu mubiri. Genda ujye kumureba, ihuta ahubwo ujye kureba urukundo rw'ubuzima bwawe, kandi ndakwifuriza kwishima, ndakwifuriza umunezero, ndakwifuriza ibyiza byose. Naho njyewe rwose nta kibazo, nta mpamvu z'uko tujya mu rukundo kandi tudakundana, tukazabana mu rugo tukabana mu mubabaro gusa. Genda wihurire n'urukundo rw'ubuzima bwawe, ntutinde kandi ugomba kubikora vuba. Dylan rero yahise ashimira cyane Agathe, maze ahita ahaguruka yiruka n'ibyishimo byinshi. Agathe nawe yahise atangira gukuramo ibyo yari yambaye, amaherena no kwihanagura amamakiyaje bari bamusize. Yaryamye ku buriri maze aramwenyura, wabonaga nawe yishimye ko rwose ibi bintu bihagaze, dore ko ntabyo yifuzaga. Dylan rero yagarutse mu rugo maze asanga bari bamubuze, abantu bose bari bahangayitse, ndetse papa we yari yamaze kumurakarira cyane rwose na mama we. Papa yahise amubaza ati wari uri hehe? Dylan ati mvuye mu rugo kwa Agathe, ubukwe rwose ntabwo bukibaye, niviriyeyo, ibyo bukwe nimubyibagirwe, nimubyihorere. Papa ati ngo nguki? Dylan ati wabyumvise neza papa, ntabwo rwose ubukwe bukibaye, ibyo nabivuyemo kare. Papa ati hanyuma rero urabizi nyine icyo ugiye guhomba. Dylan turashaka kuvuga se ko nta murage nyine uzampa? Ntacyo bimbwiye rwose, ntuhangayike, ibyo ntacyo bimbwiye. Gusa n'ubundi ndabizi ko atari njyewe wakundaga mukuru wanjye, ariko kuko atagihari ubu noneho wibutse ko ndi umwana wawe. Ndabizi neza yuko ibyishimo byanjye ntacyo bikubwiye, ariko njyewe birakimbwiye. Nahisemo ibyishimo byanjye rero kurusha ubwo butunzi bwawe uri kuzampa, uzabwigumanire rwose ntacyo bumubwiye habe na gatoya. Papa yahise arakara maze atangira kumubwira ati ndicuza impamvu wabaye umwana wanjye rwose, kubera ko ntabwo wakabaye ufite izina ry'umuryango wanjye. Mama we rero ubwo yari ari gukomakoma ati mbabarira rwose wivuga amagambo menshi kandi mabi ku mwana, ni umwana nyine, kandi rwose si byiza ko umubwira ayo magambo yose. Naho rero papa we ati ceceka, byihorere, uyu rwose sinkimubara mu bana mfite. Dylan ati sawa nta kibazo, niba utambara mu bana ufite, ubwo birumvikana ko nanjye nta mubyeyi mfite kano kanya. Gusa imitungo yawe yo rwose uzayigumane, nta kimbwiye habe na gitoya. Yahise yiruka maze ajya mu cyumba. Yatangiye rero kuzinga imyenda ashyira muri varize. Za nshuti ze zamusanze mu cyumba zituri mu biki kuri kuzinga imyenda? Nawe ati ngiye mu mujyi kureba urukundo rw'ubuzima bwanjye, ahubwo nyine nimumbwire niba muri bubashe kuntwara maze mukangeza nyine aho ngomba gutegera, cyangwa niba mutari bubikore. Nabo rero kubera ko bari inshuti ze baramubwiye bati nta yandi mahitamo dufite nyine uretse yo gushyigikira inshuti yacu magara. Mama we rero yasigaye ari kurira amarira yamurenze, abwira papa wa Dylan ati rwose mbabarira, winyambura umwana umwe rukumbi nari nsigaranye, undi twaramubuze, none niyo twari dusigaranye utumye aduta, avuye hano mu rugo. Ntabwo rwose natuza umwana wanjye ntamureba, ntacyo naba mbereyeho umwana wanjye aramutse agiye. Sinumva impamvu utamwumva, niba atashaka gukora buriya bukwe wamuretse, ariko nibura akaguma aha, ko umwana wanjye nkeneye gukomeza kumureba. Naho rero papa wa Dylan yari yarakaye cyane ati ahubwo utarebye neza nawe mwajyana, kubera ko sinshaka umuntu ukomeza kunsakuriza. Bari mu nzira bagenda rero, za nshuti za Dylan zaramubajije zitari ko se uwo mukobwa mwamenyanye igihe gito cyane
niwe rwose utumye urisika ibintu byose wagombaga kubona maze ukajya kumureba. Yarababwiye ati nabura byose, nababura mwebwe inshuti zanjye, nkabura famiye yanjye, nkabura buri kimwe cyose, ariko nkabona urukundo rw'ubuzima bwanjye. Niyo mpamvu rwose ngomba kujyayo byanze bikunze. Uriya mukobwa ndamukunda kandi mukunda n'umutima wanjye wose. Inshuti ze rero zari zumiwe kuko ni ubwa mbere mu buzima bari babonye uyu musore ahagaze ku kintu maze akababwira neza yuko rwose akunda umukobwa kandi ari we yihebeye. Yaragiye rero akigera mu mujyi nyine yatangiye gushakisha aderese ya wa mukobwa w'inshuti magara ya Pauline, dore ko nyine igihe yajyaga aganira na Pauline yari yaramubwiye byose, yaramubwiye aho atuye, yaramubwiye iby'inshuti ye, nta kintu na kimwe atari yaramubwiye kuko rwose yari yaramwihebeye. Dylan rero yashatse nyine aderese za wa mukobwa w'inshuti ya Pauline maze baraganira. Yamubwiye byose ukuntu byagenze, yamubwiye ukuntu akunda Pauline cyane. Yamubwiye yuko nta wundi mukobwa n'umwe yigeze akunda, ko ahubwo nyine byose ari ababyeyi bari barabiteye. Uyu mushuti rero wa Pauline yiyemeje kumufasha kugira ngo rwose yongere abahuze, kuko yari yamaze kumenya yuko uyu musore mu by'ukuri nta mutima mubi rwose yifitiye. Hanyuma rero yamusabye ko azaza nyine mu rugo nawe akanahamagara Pauline akaza bakahahurira. Yari yicaye rero mu cyumba na Pauline maze uyu musore araza yicara muri salo. Yasohokanye na Pauline aramubwira ati hanyuma rero hari ikintu nshaka kukwereka, ariko nizere ko utari buze kwitwara nabi, nizere ko kandi utaza rwose kuba hari ikintu kibi wavuga cyangwa wakora. Wihanganira ibyo uza kubona maze utuze rwose utege amatwi. Pauline rero yarabimwemereye dore ko atarazi ibimutegereje. Bakigera muri salo yahise akubita amaso Dylan. Yarahagaze amera nk'igiti kuko nyine yibazaga ukuntu Dylan ageze hano. Yarongeye arahindukira maze areba uyu mukobwa w'inshuti ye. Yabuze ijambo na rimwe yamubwira ndetse abura n'icyo yamubaza. Uyu mushuti we yaramubwiye ati ndakwinginze mutega amatwi, Dylan ntabwo ari umuhungu mubi nk'uko wabitekerezaga. Ibyabaye byose nta ruhare yari abifitemo kuko uwo yakunze ni wowe gusa, ni wowe yihebeye, ni wowe yahaye umutima we wose kandi n'ubu aracyagukunda. Niyo mpamvu aje kukureba. Dylan rero yahise aca bugufi cyane maze rwose ashyira amavi hasi atangira kubwira Pauline ibintu byose aciye bugufi. Yatangiye kumubwira ukuntu yamukunze ndetse n'ukuntu uriya mukobwa wari umufiyanse we batigeze bakundana, ahubwo nyine yagombaga gukora ubukwe na mukuru we. Yaramubwiye ati hanyuma rero mukuru wanjye yakoze impanuka maze tumuburira muri iyo mpanuka. Akibivuga Pauline kwihangana byaranze maze aramubwira ati komera mukunzi, komera rwose ndakumva cyane. Yahise rero aza aramwegera maze nawe amupfukama imbere. Ntiyatumye akomeza kumubwira byinshi, ahubwo yaramubwiye ati ndagukumbuye, ntabwo wakumva ukuntu numvaga nifuza kuzongera kukubona nibura undi munsi, kandi ni ukuri ndacyagukunda. Nagerageje kukukwikuramo ariko sinigeze mbishobora, n'ubundi rwose nakomeje kugutekereza. Bombi rero amarira yatangiye kubunga mu maso. Dylan ati uru rukundo rw'ubuzima bwanjye, nta wundi mukobwa n'umwe nigeze nkunda nk'uko ngukunda. Nibazaga ndamutse nkubuze maze nkumva rwose naba mbuze igice cy'ubuzima bwanjye, numvaga ntabaho ntagufite. Gusa nanone nshimye Imana ko nongeye kukubona kandi nkongera kukubona ukiri muzima. Bombi rero barongeye barahoberana maze barafatana banga kurekurana. Ibyishimo byari byabarenze. Kano kanya rero Dylan yahise akura impeta mu mufuka, dore ko rwose iyo yagendanaga yatekerezaga ko azambika Agathe. Yahoraga yireba maze akabona rwose ntabwo ikwiranye n'uru rutoki. Kano kanya rero yahise ayikura mu mufuka maze ahita afata ikiganza cya Pauline. Yahise amubwira ati mukunzi, ndagukunda cyane kandi ni ukuri ndifuza kugusaba ikintu gikomeye. Ndifuza ko wanyemerera maze ukambera umufasha. Ni wowe mukobwa
mpora ndota buri joro, sinifuza ko rero wazongera kunjya ku rukundi, ni wowe nifuza ubuzima bwose. Birumvikana nyine Pauline nawe ibyishimo byari byose, emosiyo zari zamurenze, yamuhereje ikiganza maze amubwira ko amwemereye rwose ko bazabana akaramata, yamwambitse impeta, barahaguruka barahoberana, ibyishimo rero byari byose. Kubera ko rero ababyeyi ba Dylan bari baravuze ko nyine batagomba kuzaza mu bukwe bwe, baje gukora ubukwe maze yibanira n'umukunzi we, bibera nyine muri wa mujyi n'ubundi bamenyaniyemo. Nyuma y'imyaka 2 babana, Dylan yaje gutungurwa no kubona ko nyine papa we yari yaramuraze bya bintu byose kandi nyamara batarigeze babonana. Yabwiye rero Pauline ati ndifuza yuko twajya kuri ya hoteli hahantu nyine twamenyaniye. Bariyo bari gutemberayo, yaramubwiye ati umubyeyi wanjye yarantunguye, sinumva ukuntu byarangiye n'ubundi bya bintu byose yagombaga kundaga yarabindaze kandi yari yaravuze ko atazigera bimpa. Pauline ati impamvu yabikoze ni uko yabitekerejeho neza maze agasanga rwose ari wowe mwana ubikwiriye, ndetse ko uri umugabo nyine agomba kwizera. Dylan rero yakomeje kumubwira ukuntu amubona aho ngaho bwa mbere yarahagaze hejuru nyine, yari ari kumwereka ukuntu byagenze. Ati ndagukubise amaso nkikubona nahise menya ko ari wowe, nahise menya ko ari wowe mukobwa w'inzozi zanjye, kandi nahise menya yuko ari wowe rwose mukobwa nari ntegereje imyaka yose y'ubuzima bwanjye. Pauline rero yarasetse ati ntabwo bishoboka, atuzi ko se nanjye nyine nkikubona nahise mbona ko rwose ari we musore w'inzozi zanjye. Ati gusa nyine ndagukunda kandi ni ukuri nshimye Imana rwose yaduhuje. Gusa nyine Pauline yahise abwira Dylan ati ariko nanone ndifuza ko tuzajya kureba ababyeyi bawe maze ni ukuri tukabasaba imbabazi. Ndakeka ko imyaka yose ishize ubu babashije gutuza ndetse babashije kubitekerezaho neza, reka tuzajye kubasaba imbabazi. Bafashe rero umwanzuro ko rwose bagomba kuzajya kureba aba babyeyi. Baragiye rero, bakigera nyine iwabo wa Dylan, mama wabo niwe wari uri hafi. Akibakubita amaso yaje yiruka, yarabahobereye maze amarira aratemba. Ati mwana wanjye nari ko ntazongera kukubona ukundi, nari ngukumbuye rwose mwana wanjye, kubera icyo utagarutse. Papa wabo rero nawe yahise ava mu cyumba maze araza ahobera umuhungu we, yaramubwiye ati mwana wanjye umbabarire kuba rwose ntaritaye ku byishimo byawe, ariko nawe warabirwaniriye, nicyo cyanyeretse ko uri umugabo nyamugabo kandi icyo wiyemeje ugomba kukigeraho byanze bikunze. Byanyeretse ko n'imitungo yanjye n'ibyanjye byose nimbisiga mu maboko yawe bizaba bisigaye mu maboko meza. Yarongera areba ku ruhande maze areba umukazana we, yaramwitegereje ati uri umukobwa mwiza rwose mukobwa wanjye, gusa mbonye impamvu umuhungu wanjye yari yaremeye kureka byose kugira ngo akubone, kubera ko rwose muraberanye kandi nshimishijwe no kukubona. Uyu mukobwa rero yari yitonze cyane, wabonaga ko nyine ari umukobwa w'umutima. Naho mama wa Dylan yahise amubwira ati ndishimye ko unzaniye umukazana kandi ukaba warampaye umukazana koko ubikwiriye, ukwiriye kwitwa izina ryacu ry'umuryango. Bose hamwe rero barahoberanye maze ibyishimo biba byose. Dylan abwira ababyeyi be ko yishimiye kongera kubabona, nabo baramwishimira kandi rwose bamubwira ko babashyigikiye, noneho batazongera na rimwe kugira icyemezo bamufatira mu buzima kuko bamaze kubona ko nyine ari umuntu w'umugabo. Bahise rero batangira guserebura, dore ko nyine umuryango wari wongeye wuzuye ndetse kandi waraniyongereyemo undi muntu mushya wari warawujemo, ari we nyine Pauline. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.